Murundi nijoro nize umushinga rero reka nkubwire iki se nijoro nize umushinga wo gushinga ikigo cy'amashuri umbaza se ndawuzi reka nkukubwire sharukara hakuri kurota ngo iki wirota ku manywa ariko sha urashinga ikigo cy'amashuri ufite amashuri angahe wowe se ufite angahe ni ukugira ngo tubone amafaranga nkora ubutekamitwe nakubwiye ko ari umushinga ariko kubyanze reka nihamagarire undi ngenda hari kare hose se ahubwo ngwino dutangire ahubwo dore uko umushinga umeze wowe urajya mu muhanda uzajye ubona umuntu wese ubonye wese uhita umuhamagara aze tumwandike ahita ajya mu ishuri yishyura amafaranga 50 kuri 50 niba ufiteho 25 byawe nanjye mfiteho 25 pasu ngo iki pasu urukumva se bidafite amafaranga menshi uko zasi unyibutse ibuye ubwo se amashuri dukoramo nayaye icyo nicyo kibazo ariko uzi n'ikindi tugiye kujya kwa Gasongo tumuterera iziriya nzu ziwe narangiza abarizo dukoreramo ibyo bitekero ufite da sinakubwiye ko nize umushinga nawe uzi ahubwo twagiye ubukene bwari bwarisha abantu ariko umuntu arakimye umuntu waramutse gaso twaramutse nezere ko ari amahoro abagenzi hano nta mahoro rwose ubundi urasubiza nawe mbaje wa Kigabo imfubyi ibirayi mwase ni iki kibazo nyine Gasongo rero twagira ngo udutize inzu yawe tuyikoreremo akantu dore ngira yiteruye ijyana cyose cyo twari tuvuze none ahubwo twagira ngo udutize umuryango umwe abariho dukuremo agashinga mwebwe mbazi ishyura nde kandi tugusabye ambashanje ntago ntanga mushakira handi basi ndagwibumba 10 gaso ishyura hano yamu wayambikije se we niwe yafite yamuhe uraza kuyakura ku YouTube kure 50 byose do none yamu sawa nari bitugende nicyo nkwemerera mishyura pesa mbongo mbere ariko aragira ikintu na kimwe mwangiza ndahita mbica ntacyo rwose ndi kubakemanga mwabagabo mwe twizere rwose nta kibi tugamije okay mwinjire akabo kamwe konyine inoti ya 5 bye akazi keza ariko memuretse na televiziyo ni muyikore kwishuri muti byo wigize byose turagenda undi wanyira kure nkajya mu cyaro kuragira ubundi ndakujyana ku ishuri byo wigize byose umunsi ariko turagenda nkajya mu cyaro undi kwiragira hoya tugenda ujya ku ishuri ntabwo waba muri umujyi wa Kigali kiga noneho rero wowe wajya gushaka abakira mu muhanda bose ukabaza nanjye urasanga amaze kwitegura nashatse nabaye mbaye imyenda y'abarimu noneho nanjye ubu ngubu amafaranga tuyatsinde afasha gushaka nganyisha cyaka ukoresha bari kumwogosha tugende ndakujyana uyu munsi ndakujyana ku ishuri uyu munsi ntabwo mbwirukanye hari ishuri yitwa Ecole de Mukiga iki murabicisha nawe umufashene tugende uyu munsi urajya ku ishuri naho urajya mubyeyi muri kujyana uyu mwana rero yanze ishuri mujyanye ku ishuri hari ishuri nzi rero ryitwa Ecole de Mukiga ishuri
do mukiga ndashaka kujya aho hoya ngaho. ntabwo ujyayo ndajyayo. muze tugende mbere do murashima musiga nyine ibyiza byarugo sibyo ekore do mukiga ni ikigo cyigisha neza nibwo murahita ubu se umwana wanjye azagira uyu yarahananiye ngo arashaka kujya kuragira inka mu cyaro areba izi ntoki nizo ufata ikaramu banza uzirebe hoya uyu mwana yarahananiye uyu mwana dufite abarimu babuhuguriwe njye ariko ndabagezayo dufite abarimu babuhuguriwe rwose kiriya kigo ni cyiza muracyishimira nta kibazo rwose muze tugende rwose nta kibazo umwana barahita bamuha imyenda y'ishuri bose nabazanye morning morning ndi kukubwira morning ariko ubundi wavuze mu kinyarwanda navuze ikinyarwanda ariko nawe harimo ubungu reka ibyo simbishidikanya ko utazi ikinyarwanda nahizanye umwana wanjye ngo umwandike ni byiza cyane rwose muri isanga bimaze gutega Bimeze neza. uyu mwana wanjye rero ko umureba uku nguku yanze ishuri arashaka kujya kuragira inka mu cyaro wagiye kumujugunya se niba ari ibyo reka mujyane umwana wanjye n'ubundi hano Oya ndashaka hano. hoya turashaka yahisemo neza umwana n'ahangaha arata wahageze witwa nde Elise. mukiga hajya ngo ishyura mbere angahe ibihumbi 50 byonyine rwose okay nta kibazo ndashyira kuri telefone ntacyo okay 078 yaje byarangiye sawa witwa nde Elise. okay wakandika izina ry'umwana wawe hoya njye sinizi Yitwa- none kandi naje kumwandikisha none ngo mwandike bikabari mu okay kanze mwandike okay kanze mwandike rwose unaga wize sawa kanze mukwandikisha abana funguye se baba ntafunguye sha. ntabwo ufate abana Yego sha baba hafunguye. ariko ubundi waje kunyandikisha cyane naje kukwandikisha Naje kukwandikisha. waje kunyandikisha se ninde uri imbere Ninjye mukuru uriko. wakaba mukuru ariko umenye uko musumba Reka nkubwize ukuri wa mwana ujye ugira ikinyabupfura. Mwiriwe. neza Hano niho bandikisha abana. yego rwose wahageze rata sheri Ngo wakigabo ujye unyaho weretswe yicarire mu kiri cyanyu kimaze imyaka ingahe gifunguwe. n'uyu munsi twe nk'abapolisi twagiye kugifunga n'abatekamutwe benshi barageramo polisi muzane n'uwo nguwo afanye ariko fande nta kuntu umuntu yabaha akantu mukaturekuza musanze turiya ruswa nta ruswa murya fande umuntu wababwiye ko leta irya ruswa ninde twara mani we turura tugenda zana abaginga tubatware we mutubabarire muraduha ruswa nk'aho haguruka nawe wagiteka mitwe ntabwo dukorana n'abantu barya gusa ntacyo n'ikigemu bayi bari abantu Mwebwe abapolisi Uzi ko bikaze. bidakarasi hoya birakaze turakujyana muri mabusi uyu munsi nawe arimo noneho uhita ufata murakaza neza bene data murakaza neza muri gereza Safani mubajyane kuri sitasiyo turamubirayo Ntabwo mwabajyana nta n'umwe mubizi. bose imihanda ikomeje kugorana afande dutwara abajamamani